Mwaramutse. Good morning. Nshimye Imana ku bw'aka kanya mpawe. I thank God for this moment. Ibyinshi nari buvuge Mushumba Jean Pierre n'ubundi abigarutseho. So Pastor Jean-Pierre mentioned some of my testimonies part. Rwose navuga nka kimwe cya kabiri cyabyo byose. And I will share the half of the whole story. Icyambere ndashima Imana ko conference y'urubyiruko twagize ejo ari Imana yayiteguriye. So first of all, I thank God that the youth conference we had yesterday was prepared by God himself. Ko igihe twari tumaze tubitegura harimo imbogamizi nyinshi. Because the time we spent preparing this, there was so many challenges. Ndaza kuvuga ibyiza n'ibibi byose nta na kimwe ndi busige ko n'ubuhamya. So I will speak the good part and the bad one because they are all the testimonies. Uko umushumba yabivuze ko tuba dufite icyo tuba turi bwigiremo muri buri ntambwe tubitegura na nyuma yaho. As the pastor mentioned that we learn something while we are preparing and after. Kuko nanjye iryo jambo umushumba bivuga nari mpari. Because I was there when the senior pastor spoke that message. Avuga ko ubundi igiterane ntago ari ukureba kubo twatumiye gusa ahubwo bihera kuri twebwe buri ntambwe yose tuba turi butere abari Imana ishaka kutwigisha. So pastor said we do not focus on the invitees but on ourselves. Even when we are preparing, the step we make is also the lesson we learned. Akenshi iyo habaye ama event tukunda kugaruka kuvuga ngo Imana yaradufashije mu buryo bwa mikoro ibyo yarabikoze sindi bubitindeho. Most of the time after the event we testify saying that God helped in terms of finance, but I will not talk about this much. Ahari nimba ari bwo bwoba tuba dufite kubera ko biba bigoranye ariko icyo kigarukaho kenshi ntago cyo nagitindaho. So I do not know, maybe it is the worries we have concerning the finance, but I will not put much emphasis on this. Ahubwo icyo nshaka kugarukaho ni mu buryo twagiye dutegura iki giterane. But I will focus on how we prepared. Ego habayemo kwitanga habaho amanama ariko nanone habayemo n'intege nke nyinshi. There was the commitment, the meetings, but also the weakness. Rwose urubyiruko byari ibyacu ariko nanone habayemo nanone nyine kutabishyiramo imbaraga cyane. So it was the event of youth, but the youth themselves didn't show much courage. Ntabwo ari ukugaya gusa ahubwo nagira ngo ngaruke ku cyo twigiyemo. So I'm not blaming, but I'm saying what we learned from that. Ejo ndi kuvugana n'umushumba mukuru ambaza ati se byagenze bite ko mbona mu bantu mwateganyaga haje kimwe cya kabiri. When I was hearing from the senior pastor, he was asking me, how did you prepare the people you expected? I have seen the half of them. Naramubwiye nti ahari nta mwete twabishyizemo. Avuga ati bikomeje gutya rero urubyiruko rwazageraho rugatakaza imbaraga mu mutima. So I answered saying probably it was the lack of the courage we invested, and he said finally they can lose the hearts if you continue in that way. Agakomeza yongera abyibazaho noneho ngeraho nabwo ndamusubiza ati ahari twaragiye tugubwa neza n'ubuntu iyo mpamvu ibintu by'Imana cyangwa se twatwumva bitadufasheho nyine. He kept on asking the same question, and I answered saying probably we are bounded by this fact that we received we are saved by the grace and we stay comfortably with it. Yansubije igisubizo cyiza aricyo numvaga nashingiyeho ubu buhamya ari nabyo umushumba Jean Pierre yabagarutseho. So the answer he gave me was the foundation of my testimony. Yambwiye mu Cyongereza avuga ngo those who received the true gospel they are so diligent, they are more diligent. So he answered that those who received, abakiriye ubuntu ubundi bakabaye abanyamurava kurushaho. Iyo jambo
kuva rimbwira event yose nirewe nditekerezaho, mu gitondo naritekerejeho, n'ubu ndacyaritekerezaho. Since I received that word, I kept on thinking on it in the night. Even now, still I'm thinking on that. Abakiriye ubutumwa bwiza by'ukuri ni abanyamurava kandi barashishikara. So those who receive the grace, the true gospel, they are courageous and they have zeal always. Rero nahise mbona nyine icyuho cyacu, mbona ko twakiriye agakiza ariko ntago tuyoborwa nako. So I saw the lacking and the shortage we have. It's true we received the gospel, the salvation, but we are not ready by this gospel we received. Ubwo njye niyo mpamba nakuye muri event yose. So and the whole event I received that message. Ubwo n'abandi nabo bakuyemo ibyabo, ariko icyo nicyo nge nahise mvanamo. And the others may receive the different package, but that is the one touched me. N'ubu ndacyibaza, those who receive the true gospel, they are more diligent. Ndacyabyibazaho. So still I'm wondering and thinking on that word. Those who receive the gospel, they are more courageous. Impamvu nahise mbona koko ari nabyo, murabona nk'iri teraniro twese dufite hano twabigarutseho kenshi, pastor bigarukaho ko ari ibyacu, ariko nk'ubu mu bantu batari urubyiruko twabonye mama Fifi na mama Sharon. So I focus on this much. Whenever pastor speaks, he says everything is ours, but those who are not youth, the ones I saw was mama Sharon, mama Fifi. Ntago ndi guca imanza ariko ni ugucyahwa nakiriye. I'm not judging, but like a rebuke I received on my side. Mureba abantu 100 cyangwa 100 ngahe, ariko abantu babiri bonyine ukuyemo urubyiruko narwo rwose ntago rwabonetse. Ariko icyo mbivugira nuko twatekereje ku butumwa bwiza, mu kwamamaza, mu gutumira nk'uko yabivuzeho, n'ibindi byose twakoreshwa nabwo. So you can understand the number we have, but only 2 appear there. Even the youth didn't come on the big number, but when we think on the gospel, we can invite and be pushed by it. Ntago ndi butinde rero, turashima Imana byinshi yarabikoze, navuze ko ntabigarukaho, ariko icyo nakiriyemo cyangwa se icyo twigiyemo kuri nge nicyo ngicyo, nabonye koko ko tutari abantu baha agaciro ubutumwa bwiza. So I learned that we are not giving the gospel the value it has. Kuko iyo urebye nk'abantu baje ukabona harimo koko abari kwakira izindi mbaraga nshya mu buzima bwabo batari bamenyereye, cyangwa se kwakira ubutumwa bwiza, uhita utekereza iyo aba bari bikubye 2, 3, 4 se ukahita wumva uri. Because when you see people receiving the word and the power they didn't live with before, you wonder what if they are doubled or multiplied 3 times, it can be more wonderful. Murakoze, nicyo navuga kuri event y'ejo. Turashima Imana muri byinshi, ntago twari dufite ishusho yabyo, ariko bimwe navuze tukunda kugarukaho byose byagenze neza. Ariko kuri icyo niryo jambo nakiriye, nuko gucyahwa nakiriye kandi numva. Before we didn't have the image of the conference, and later we saw everything was fine, and the worries we had before was covered. And on my side, I've shared what I learned through the conference. Murakoze. I thank you.